so kwitwa umukobwa nashatse kumufata ku ngufu kandi icyo gihe muri ya myaka sinari umusore sinari n'umwana nari akantu kari hafi aho kubwibone bwinshi kubusatsi bwa pink bacongaga kubupantaro bambariraga mu mutima kibintu tamenye ibyari byo kamari ntari umwana ntari n'umusi umukobwa yandushaga igihagararo andusha n'ibigango andusha n'imbaraga yarankubise Sam akamanyu k'umutima urujijo ruveho sinafunzwe sinakwizwe sinapfuye ndacyariho icyo cyubahiro cyawe ntakamanyu k'umutima gusa nubwo ugifite ari cyinshi ntakamanyu k'umutima gusa kizashira utangare ntakamanyu k'umutima gusa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunze b'Urugendo Online TV mukomeze kugubwa neza Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo muri gukora byose dukomeje urugendo nitwa Sam Gakire Jerry tuba turi kumwe n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi turashima Imana tugashima n'abantu batwereka ko turi kumwe muri uru rugendo murebe ibiganiro byacu bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bihugu byose bitandukanye abantu bose bamaze kwinjira mu muryango abo turi kumwe muri rwa rugendo ndabasuhuje cyane uyu munsi ngarutse mu biganiro nari maze iminsi burengerazuba ibyo biganiro nari ndi kubaha uyu munsi nagarutse mu mujyi wa Kigali muri kumureba abenshi wenda musanzwe mumubona hari nabandi bamubonye ubwa mbere Yesu ashimwe ahimbazwe cyane meze neza ndashima Uwiteka nta kibazo ku muntu kubonye bwa mbere amazina ninde amazina ni Kwizera Valence ziraziritse niyo mazina yanjye inkizi ziritse intare zitontoma ariko ziziritse vango ziratontoma ariko ziraziritse ako karirimbo ubwo kaje kamaze igihe kamaze igihe ariko jewe ntabwo kwitwa iryo zina ntabwo ari indirimbo ahubwo nukubera izina nakundaga kubwira abantu ngo muhumure nubwo zitontoma ariko ziraziritse igihe cyose n'indirimbo ndayigira yanjye ngenyine ariko ntago ndayishyira hagaragara nubwo nyimaranye igihe ariko ari n'indirimbo y'abandi none ya kera ubwo naringise ahubwo nayo yari yawe yahira ntabwo ari yanjye bikangisho by'umwanzi ni nk'intari ziritse ziratontoma ariko ziraziritse iyo ni y'abagenzi bacu bakorari yitwa Rubono ariko ni bagenzi bacu ariko iyo ndirimbo ni iyabo Valence reka twinjiremo neza ku bantu bakubonyeho n'ubwa mbere uyu mugabo yamenyekanye cyane mu ndirimbo akamanyu k'umutima era ndirimbo yari remereye n'ubu iracyaremereye ndibuka ko nkiri umwana nshobora kubona mu rugo harabaga kasete nimba ntarayumvaga muzasabwe ariko nakundaga yambaga mu matwi cyane ni muzasabwe kuko ku gihe cyayo zari indirimbo 3 zasaga nizirangiza iminota y'izasabwe yose kuri Radio Rwanda kugera Radio Rwanda kuko niyo yari hari yonyine izigenga zari zitaraza yari akamanyu k'umutima yavango mu rwambariro rw'abera yavango ntiyaryama twashira ariko iyacu nakamanyu k'umutima ni yakorari Rubono harimo ntiyaryama twashira ni korari yitwa Robote yari yarukiri ya kabiri ngirango izo ndirimbo uko ari 3 ku gihe cyazo zarangizaga iminota y'izasabwe zonyine ubwo yanyu yari ihe korari Sinayi y'umwitoro rya DPR nyine hano mu mujyi wa Kigali ahantu yitwa kuka amashashi ni Kanombe munsi y'ikigo cya gisirikare niyo korari korora umurimo n'ubirahari imeze neza imeze neza cyane reka noneho twinjire nyirizina wavukiye he navukiye mu ntara y'Amajyaruguru uyu munsi ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Nyamiyaga naho navukiye ariko untuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari k'Agasharu mu mudugudu wa Gatare urwo rugendo rwawe urumva rero ko rwo kuva hari ibyo ari byo byose uza muri Kigali ariko reka tubanze turebe kwinjira mu murimo w'Imana mu byo kuririmba impano yo kuririmba cyangwa se yo kwandika indirimbo zo guhimbaza Imana yaje ryari kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana byabanjijwe no kuririmba nyirizina kuko nigeze no kuririmba ariko ibitari byo guhimbaza Imana ntago bizwi ntago icyo gihe nta terambere ryakabayeho cyane kandi nari umwana ariko kira higize kwa ibintu byitwaga ngo bare za commune byitwaga animation nabibahemo igihe kinini iwacu nyine mvuga kandi nkabishobora nkabikora mbikunze nkagira n'indirimbo cyangwa imbyino zihwanye n'ibyicyo gihe byariho urumva guhimbaza Imana rero ndimbo zo guhimbaza Imana ziza ari uko umuntu yamaze gukizwa deja maze kwakira Kristo umwami n'umukiza we kuko nge nakijwe muri 92 twari kubigiraho imbere wenda ariko nabyo naha nta kibazo kuko nge nakijwe mu 1992 ubwo nakiraga kiza nakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye aho rero nakomeje gusenga ariko kuririmba nyirizina
hashimo imyaka 2 indirimbo zo guhimbaza Imana nazitangiye muri 1994 mu kwezi nko kwa 10 nibwo natangiye kwandika no kuri indirimbo zihimbaza Imana. None uretse tutari twageraho ngaho ati nakijijwe, umuntu yakijijwe yakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ibyo abaretse, hari ibyo abavuyemo. Nibiki wakoraga mbere yo gukizwa waretse? Biragoye kuvuga ngo nibiki waretse, ariko igisubizo cyoroshye cya hafi nayo wasubiza n'undi yasubiza, naretse ibyaha. Kuko nari umunyabyaha, kandi nubwo nta wakwirata ibibi, nta bigwi by'ibibi bibaho, nta bigwi by'ibyaha bibaho, ariko nshimira Kristo wampaye agakizwa. Niba hari abantu baruhijwe n'ibyaha, wena mu bantu bariho buri wese amenya ibye abariryo yaraye, ariko niba hari abantu baruhiye mu byaha nakubitiwemo, kandi akubitwa cyane inkoni nyinshi, mu byaha narafunzwe, nafunzwe muri gereza, muri prison centrale mfite imyaka 17 hari cyangwa n'itandatu, kandi uzi ko amategeko atabyemera, ariko kubera ko ababishinzwe, inzego zibishinzwe zari zindambiwe kumbona mu byaha byari byo byose, mu kasho byo bitaga ngo mu kasho ka komine, guhora bambonamo abandambi, inzego zishinzwe guhana no gufunga zari zimaze kundambirwa, bemera kunshyira muri prison centrale inkuru nambari roza, kandi amategeko atarabyemeraga kubera kundambirwa. Aho nongera ngashimba Kristo. Harano Paulo yavuze ngo ndashimira Kristo ngo watekereje ko ndo kwizerwa ngo akangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kumutukanye n'umunyarugomo n'urenganya, ngo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Muvandimwe n'abandi bakurikiye bose Urugendo TV, ntarizera nakoze ibibi byinshi nashyoma iratandukanye. Urumva iwacu ni hari mu karere ka Gicumbi, mu mujyi habyumba buri abakristo aho baranze, abapagani baranzi, barambonye mfunzwe, bari mu bankubitiye mu isoko nibyemo bitari rimwe bitari kabiri, aho no Kristo yansanze. Bese amayira ntaciyemo y'icyo gihe nayo ntamenye, ariko ibibi byinshi nabiciyemo, ibyaha byinshi bitandukanye, naraye amajoro, nawe ibiyobyabwenge bitandukanye, naraye ku muhanda, mu mashyamba, mu binani, ariko Kristo arahankura magakiza, ahabwa icyubahiro umwami wacu. Amen. Ati akuhagakiza. Hari uburyo ugereranya, hari n'abantu ariko bavuga ngo ibyaha biraryoha, iyo uri mu byaha ubunezerewe. Mbo njyewe ntago navuga ko kunezerwa, ubune ushobora kunezerwa, nje nta nibyo nanezerwemo, kuko mu byaha nahuriyemo nakaga. Ubuse nanezerwe ryari ko nakubitwaga nibura nka rimwe mu mezi 3, bakaba bamfashe nibyo bakankubita, kandi ko bankubise inkoni nyinshi, ko nambaye roza ndi umwana muto, giye mu byaha nahateriye umutwe, nta munezero mu byaha nabonye. Ibyo abandi bavuga nanjye nabiciyemo, ariko uri umunezero mu byaha, umunyabyaha ashobora kwishuka ko anezerewe. Ni nayo mpamvu nayo ndirimbo turavugaho akamanyu k'umutsima, ine yitwa akamanyu k'umutsima. Ushobora kuba unezero ariko unezejwe n'akamanyu k'umutsima, ushobora kuba wishimye ariko ushimishwe n'akamanyu k'umutsima. Umunezero mu byaha rero giye mbona ntawo mbona, ahubwo nyiri kubikora aba yishuka ko anezewe, ariko yicaye ku rwobo yegereye kurimbuka. Ibyo yita umunezero nibyo bibyara izo ngorane zose. Muri make nge nta munezero mu byaha nabona. Okay. Nta munezero mu byaha wabona. Reka noneho turebe, ubwo tuvuye muri rwa rugendo rwawe rwa mbere yo gukizwa, turebye gukizwa ibyo ari byo byose. Inshuro nyinshi hari igihe umuntu akizwa ari igihe cy'Imana, Imana ivuze ati mwereka mfate uyu muntu kuko ndi kubona azankorera. Hari n'igihe Imana ikoresha abandi bantu bakagupushinga, bakakubwiriza se wenda, bakanakugira inama se wenda, kuko gukizwa kwawe ninde wabigizemo uruhari, cyangwa se n'igihe cy'Imana cyari kigeze cyo kugira? Jewe mbona ari igihe cy'Imana cyari kigeze, kuko mu by'ukuri nta muntu wayigizemo uruhari. Ntabwo nagiye mu rusengero ngo bigishe nkizwe, nta muntu wangiriye inama wenda ari mugenzi wanjye wakijijwe wenda ngo ambwire ibyiza byo gukizwa nanjye nkizwe. Oya, ahubwo jewe narose inzozi wenda nzazivugaho mu kindi kiganiro, kuko nazo zisa naho ari ndende, numva tutari buzigemo ngo tuzivuga. Ariko narose inzozi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1992. Narose inzozi nk'uko bandi barota, njyamye ndota inzozi gusa. Ariko inzozi icyo gihe nari yamaze gukura, urumva nari maze kugira imyaka 20, urumva nari mukuru, nari umusore, none mfite n'akazi ka leta, nari umukozi wa leta uhembwa umeze neza, ariko ndi umunyabyaha. Ahubwo none wabonye uburyo bwo gukora ibyaha, kuko mpembwa afite n'umushahara ngo we neza. Icyo gihe nabaga mu cyitwaga Ruhengeri, nacyo ni intara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Nabaga mu mujyi mu Ruhengeri, mfite akazi meze neza, mpembwa meze neza. Ndaryama ndota inzozi. Mu gitondo
nza nko mu masaa 8 simbuka isaha neza nziganirira abasore batatu twara abasore kimwe tunakorana ako kazi tugahuje mbaganira mbabwira inzozi narose nivugira nk'uwiganira gusha narose inzozi ndota gutya ndazibabwira ariko abo basore akaba ari abakristo bo mu itorero rya DPR buze umwuka wera njya mperereza amakuru nkamenya kumwe akiriho aba aho hari mu burengerazuba nundi mu cyari cyangugu ntago nzi akarera arakahe ariko hari n'umugabo yitwa utuma bahutu Fideli niyo mazina ye icyo gihe twarakoranaga akazi abandi ntago nzi amakuru yabo niba bakiriho abo bantu kuko bari bakijijwe bo kumbe narose inzozi ziri muri Bibiliya hakaba hari undi muntu nawe kera wigeze kuzirota noneho we ngo Bibiliya ivuga ko azirose amaze kuzirotora no kumenya ibisobanuro byazo iryo joro yarishwe none nanjye mu kunsobanura bakambwira bati wabona nawe uri bupfe kuko wazirose yarapfuye buriya nawe ugiye gupfa nukwakira Kristo nukwihana ugakizwa kandi nanjye nkumva muri nge harimo ijwi rimbwira ko ndapfa inzira y'agakiza yanjye nuko yatangiye ko warumbajije ntabwo ari uwambwirije ntabwo ari urusengero inzu abo basore kimara kuzinsobanurira nafashe ubundi by'agakiza nari mbizi nkabyanga mbizi ariko gukizwa nari nzi cyari cyo ko umuntu mu Kristo nari nzi byari byo kuko nari narabaye no mu itorero risenga ariko wenda ritinjira by'agakiza cyane kuko ngiye ubwanjye bwakeye nijyana mu rusengero rwa DPR rwo mu ruhengere mu mujyi abayobozi batatu nahasanze bose baracyariho icyo mvugira ibi ngibi nuko ari abantu mvuga myenda bakagira ngo nibyo umuntu ari kuvuga ariko nahasanze umuntu witwaga Bitonda Aloyizi n'ubu baracyariho kandi aba mu ruhengere n'umuyobozi muri DPR n'ubundi icyo gihe niho yayoboraga mpasanga witwaga Ngirambizi Paul n'ubu baracyariho mpasanga witwaga Ngarambe Paul icyo gihe yari brigadier wa commune Kigombe abazakurikira iki kiganiro bari muri ibyo kibazo abo bantu nabasanze mu ruhengere ari batatu mu rusengero rwa DPR mu gitondo kare kare ndababwira ngo Imana yantumye ngo mumbatize ntirengya muri byinshi kuko aho details ubwo hamya n'indende ariko gukizwa kwanjye nko warumbajije kwaturutse ku nzozi nari narose ndumva ari uko nagisubiza ubu byinjiyemo neza cyane inzira nayitaba yoroshye inzira y'agakiza rwose nabyinjiyemo kandi nitangira ubuhamya ko nabyinjiyemo neza kuko nari mfite imbaraga zinsunika inyuma yanjye zimbwira ko ndi bupfe kandi nari mfite akazi kagoye karushaho kunyegereza urupfu nabona kanyegereza urupfu kuko n'abagenzi banjye bapfaga ako kazi kanyegerezaga urupfu cyane bityo nakubita ku nzozi narose n'ubusobanuro nahawe nkabona koko urupfu ruranyegereye nyamara Imana nshima mvuga ngo ihabwe icyubahiro yansunikiraga mu gukizwa igira ngo nkizwe ariko yari cyangwa wenda nari ndi bunapfe inyongerera imyaka wenda ntawamenya cyangwa se karya ngo nkune mbona agakiza kuko kugeza n'uyu munsi ndacyariho gukizwa byinjiyemo neza rwose kugeza n'uyu mwanya ubuhamya nitangira nuko numva mpamanya n'umuko Imana ko nta kintu mfitanye n'Imana kuva icyo giye kugeza uyu munsi nuko bimeze turi kuganira ndi gukomeza kureba ku mutwe wawe ndi kubona ku mutwe wanjye turaza kuhagera uriya indi nkovuzo ndazigwijije zinazo n'ubuhamya turaza kubivugaho reka turebe noneho ukuntu yanganzo yari hari ariyo kuririmba indirimbo zo muri bare indirimbo zisanzwe yaje guhimba indirimbo zihimbaza Imana nibyo rwose bivuze neza inganzo yari ihari cyangwa impano habanza ibyo kuko nari ntaramenya Imana aho menye Imana nibwo byaje kujya mu murongo noneho w'agakiza nkuko nigize kubivugaho muri 94 mu mpera z'uwo mwaka nko mu kwacu nibwo natangiye kuri indirimbo zihimbaza Imana no kuzandika no kuzihanga nkuko byitwa nibwo nabitangiye kugeza n'uyu munsi ubwo ni nyuma yuko hahagaritswe jenoside nyuma yo yahagarikwa rya jenoside yakura abatutsi nyuma yaho nibwo natangiye guhanga indirimbo zihimbaza Imana wahereye ku ihe ndirimbo bwa mbere wahimbye ku giti cyawe cyangwa wahimbiraga muri korari icyo gihe nahimbiraga muri korari hari korari nari ndimo yindi itari yo ndimo ngo iyo korari nari ndimo ubu ntabwo ikibaho byatewe ni korari yari ihwanye naho narindi nabo twari kumwe hani aho nahatangira indirimbo nyinshi zitandukanye zirwana no gushima Imana cyane cyane ndimo bivuga ngo have sigaho kwiheba wihagarika umutima ibikomeye imbere yawe ku Mana biroroshye umva rero ndimo nahereyeho mbere nandika indi vango hora ku ngoma mwene Dawidi shyirwa hejuru mu cyuvira amahanga nizo ndimo natangiriyeho yego noneho rero korari sinaye ariyo
navuga yazamuye izina ryawe, wazamuye iryayo nayo izamuye ariko buriya hanini niyo yazamuye iryanjye. Buriya korali nayo ahubwo yazamuye iryanjye izina. Nabyo njya mbishimira kuko uyu munsi ndacyayiririmbamo. Ndacyari muri korali nayo n'uyu munsi. Korali Sinayi rero kuyinjiramo, mbwira urugendo rwo kuyinjiramo. Urugendo rwo kuyinjiramo korali Sinayi wari uvuye he? Nari mvuye he buriya hari ubuhamya burya umuntu atabona uko avuga, ariko nyuma ya jenoside ubwo nari umusirikare. Nari umusirikare nyuma kuko korali Sinayi nayigiyemo ndi umusirikare, nari nkiri mu gisirikare. Mu ngabo zatsinzwe cyangwa mu ngabo zose nazibayemo. Ari izatsinzwe nazibayemo ziratsindwa nyine, ariko zitsinzwe nk'abasirikare dukomeza umurimo, dukomeza na RDF. Abandi bahamagaye bava mu mashyamba ati nguko rwose nguko nuko nyine. Hanyuma ubwo urumva ko nari nje i Kanombe mu kigo cya gisirikare, mpoherejwe ni mu kigo hariya muri 99 mu kwezi kwa gatandatu. Hanyuma muri uko kwezi kwa gatandatu nibwo naje kujya gusenga, kuko mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi urusengero rwa Kamashashi nta rwabagaho, ntabwo rwari rwabayeho nyuma muri 97 muri 97 gutyo. Ngiye nahagize muri 99 njya guterana ku rusengero rwa Kamashashi nk'umukristo muri ADPR, ndahaba menyana nabaho mpita ninjira muri korali Sinayi, dutangirana umurimo ubwo ngubwo muri korali Sinayi. Mu gisirikare nari nkiri umusirikare, kuko urana akamanyu k'umutsima nahimbye ndi umusirikare. Buriya nahimbye nkiri umusirikare. Ubu ugiye muri Sinayi rero? Bagiye muri Sinayi nyiririmbamo, kuko akamanyu k'umutsima iri mu ndirimbo nahanze cyane rwose nko muri 2000. Umuntu ashobora gukizwa cyangwa se akaba umunyetorero ari mu gisirikare? Icyo kibazo abantu benshi barabyibaza cyane, hari n'abandi twakoranye ikiganiro barabimbaza. Abantu babyibazaho rero, uretse n'igisirikare mpamya ko nta kazi na kamwe kabaho umuntu yaba akora kamubuza gukizwa. Wowe gukizwa uko umuntu ari aho yaba ari birashoboka. Nyiri gukizwa akiha gahunda y'uko akora akazi kamuhemba kamubeshejeho nuko akorera Imana. Gukizwa uri umusirikare birashoboka cyane, ariko ubu ntago nkiri mu gisirikare, nubwo ukivamo ntikikuvemo, ariko birashoboka ko umusirikare uwo musirikare muvuga ubutumwa rwose, kandi barahari benshi, abantu barababona benshi, barahari nawe urabazi, harabaza mu nsengero rwose, n'abahanzi baririmba ku giti cyabo barahari, ari abasirikare, byose birashoboka rwose. Birashoboka cyane. Reka tujye ku nkuru nyamukuru. Iriya ndirimbo akamanyu k'umutsima wayanditse ryari? Iriya nanditse muri 99 yashise mu mpera z'uwo mwaka, nko mu kwezi kwa 10 na kumwe gutyo. Kereka yebo mfite agenda nibwo nabiranza kuko abantu babyanditse, ariko nibwo nayanditse. Nayanditse nyigisha muri korali Sinayi, kuko nari umutoza wayo ndidirije wa korali. Ndayigisha, barimbye barayifata, barayikunda, turayiririmba hatandukanye, tuyishyira kuri cassette. Hariho cyozira cassette z'umugozi, amasede na za flash byari bitaraza. Tuyishyira kuri cassette ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka 2000. Nibwo yagiye kuri cassette. Isi batubwira ngo isigiye kurimbuka. Aho rwose aho twari twaharenze, kuko bari bazikira ribuka kuri bonane ntiyabikirimbutse. Aho twari tumaze kuharenga. No umwaka 2000 bwo ndimbo, kuko guhera aho ikijya kuri cassette ngo twajyanye no kuri Radio Rwanda, kuko najyanye no president wayo tuyijyana yo, twarajyanye na dirija, najyanye president tujyana kuri Radio Rwanda, yari gikora harya mu mujyi hagati, yari tarahimuka. Tuyigezeho rwose mu nyandiko twakoze ko tuyihaye Radio Rwanda, nanjye nasinyeho ko tubahaye igihangano cyacu ku buntu. Iyo nyandiko nanjye nayisinyeho, bazajya bagikoresha, batubera ifura nabo baragikoresha, byatubere byiza cyane, iratambuka. Muzasabwe. Reka tuzeho gatoya inspiration cyangwa se kugira ngo irandirimbo yandikwe. Nibyo ugiye kuyidusobanuriraho. Akamanyu k'umutsima ku muntu dukurikiye, kubera iki wayise akamanyu? Urakoze cyane. Akamanyu k'umutsima, icyambere ni ijambo ryanditse muri Bibiliya. Ijambo ryo muri Bibiliya rero riba rifite ukuri kwaryo kwihariye, utakongera ukundi kuri kwawe ngo bikunde. Itangira ubwayo yisobanura kwitangira uvuga ngo igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 21 ngo tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi Imana Salomo agira ati, kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Niko umurongo utangira uvuga. Hanyuma niyo mpamvu nenda banayivuzeho byinshi, ariko inspiration y'irandiribo kugira ngo ize, jewe ubusanzwe uretse kuba ndi umuririmbyi ariko ndi n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Kuba ndi umwigisha nkunda gusoma Bibiliya cyane.
nari maze iminsi nsomye ririya jambo uko rivuga nyine ngo si kurobanura ku butoni si byiza ngo kandi si byiza ko umuntu acuzura akamanyu k'umutsima. Noneho ndisomye nje muri nge ngibazaho ngerageza kwanariza muri nge akamanyu k'umutsima nkabona umutsima wose nkabona akamanyu no nkareba kacumuje umuntu ubwo umutima wahise unsubiza mu byaha deja byanjye nakoze nibuka igihe bankubise. Muvandimwe Samu n'abandi bazakurikira iki kiganiro bose bakurikira Urugendo TV, reka nkubwira aka kantu ndi gusobanura expression y'indirimbo. Hari umunsi bigize kunkubita mu isoko iwacu Ibyumba nibya amagi, akadobo karazwi karakavaga mirangi kiraka kanitse sirwa koloro kari kuzuye amagi ndakiba. Kandi icyo gihe iwacu abandi babizi ukurundi bafite iwacu ryaguraga amafaranga 3 kugera kuri 5 muri iyo myaka muri 87 89 igiyo ryahendaga ryabaga 6 igi ry'inkoko. Ubundi ryaguraga 3 4 2 gutyo gutyo. Urumva ko amagi yuzuye akadobo ntikiza ko amafaranga atari 200 baba barankubitiye ntagagezeyo. Narakibye baramfata Samu barankubise. Iyo mbyutse sesuru meza ngira ngo bagiye kunkubita ngira ngo byabaye barankubise isoko bari abantu bakubita umujura bashishikaye bishimye. Kandi burya bababara nuga bayibye abababara abakenera icyamurengera nuko akibura barankubise. Urumva akamanyu rero k'umutsima ubwo nkitekereza nasubiraga buri munsi bankubita nibye amagi kweri buraba ni iki bankubitiye koko amagi. Uyu munsi mfite ubushobozi bwagura utudobo twinshi tw'amagi wenda nari ntaragira ubwo bushobozi ariko sinari nkwiye kwiba. Udafite ubushobozi bwo kugura ikintu ntibivuga ko akiba. Satani barankubise. Ngira ubuhamya bwinshi butandukanye. Nize gukubitwa n'umukobwa yitwaga Mariya. Nyamuna uzakuri iki kiganiro yitwa Mariya ntazagira ubwoba. Sinzi ubwo birancitse ndavuga amazina birancitse. Ba Mariya ntibazagira ikibazo ndabakunda cyane. So kwitwa n'umukobwa nashatse kumufata ku ngufu. Kandi icyo gihe muri ya myaka sinari umusore sinari n'umwana nari akantu kari hafi aho kubwibone bwinshi kubusatsi bwa pink bacongaga kubupantaro bambariraga mu mutima k'ibintu utamenye ibyari byo kamari ngucyo. Ntari umwana ntari n'umusi. Umukobwa yandushaga igihagararo andusha n'ibigango andusha n'imbaraga yarankubise Sam akamanyu k'umutsima. Ubwo rero ngitekere indirimbo uko nari ndi gukora narize nibaza akamanyu k'umutsima icyari cyo. Naze burira mukobwa arankubitiye iki se ko yankubise ku gikuta buri iyo mpfa sinari n'akamanyu k'umutsima. Ubwo niko ninjiraga mu nganzo imbana nini imbana ngari nibuka nabonze bafunzwe. Burya n'umuntu wibye miliyari nuko nge navuze utuntu dutoye n'uwibye miliyari agafungwa ariko arafunzwe. Ntacyo ya miliyari mu mari hara muri gereza nta mishinga yakurikira kandi yashoboraga kwitunga atanibye nakamanyu k'umutsima. Ubwo ujye mva abantu ngo umuntu yishe mundi yishe umugore we yishe umugabo sambanyije umwana uruhinja rw'imyaka 5 buriya n'abantu bari muri gereza ubwabo iyo bashyize ubwenge kugiye bumva indirimbo nabo barabize ko bacumije n'akamanyu k'umutsima ko nta kintu bungutse icyaha cyose. Ubwo niko inganzo wambayemo nini bita bihinduka indirimbo bitanyandika. Hari nk'ahantu havuga ngo komeza uyarundarunda ni ku mafaranga. Ubundi ni ibice 3 kuko indimo nyinshi zacu za gikristo zikunze kugira ibice 3 cyangwa 2 gutyo bitewe n'uko umuntu ayihanze. Harimo igice kivuga ku mafaranga, harimo igice kivuga ku cyubahiro, harimo igice kivuga ku mubiri. Ni ibice 3 birimo. Aho rero ni ku mafaranga nyine ni komeza uyarunde cyane numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira uzamanuka ikuzimu uyasige hejuru kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Twashaka kuvuga suko amafaranga ntakeneye suko ari mabi abantu bitwara ukundi. Hari niyo turi kwirimba tujya tugira jese amafaranga tukwaturana yafite ariko saba twitegereje babonye tuyajugunya ntitumara kuyaririmbisha tukayabika aho gatoya. Hari abantu bavuga ati ariko abarokore ntiyaba ari uko hari amashyari cyangwa se ari ubukene ukabona umuntu wifitiye amafaranga ukamwegerera ishyari yarayishakiye ukamwumvisha ko nubwo ayafite. Muvandimwe rero mu rwego rwo kwiha amahoro korali Sinayi n'uyu munsi nkiririmbamo irimo abakire bafite amafaranga, irimo abakire bafite amafaranga badafite ishyari ryabanaka. Kandi icyaha cy'ishyari ni icyaha tutajya tugira tutagira tunagira ahubwo tuba twigisha abantu. Ubundi harayo tuba tuvuga y'akamanyu k'umutsima ni yandi bankubitiye
ni yandi ntuzuri yafungiwe, ni yandi yabonye yavanye mu byaha, ni yandi umukobwa abona ruko asambanye. Ayo niyo kamanyu k'umutsima. Ni nawe tubwira ngo bayaguhu yarundarunde, uyibu yarundarunde, uyibe leta, uyiba abantu, unyonga umunzano uyabone, uyarundarunde, ariko numara kuva mu mwuka. Ayo nyuma yabyo uzabona byo kwacumuza akamanyu k'umutsima. Usambane bayaguhi uyarundarunde. Wica umuntu bayaguhe uyarundarunde, ngaho ukomeza uyarundarunde yo mu byaha, ariko numara kuva mu mwuka nyuma yaho uzahura n'urubanza, uzamenya ko yacumuzwaga n'akamanyu k'umutsima. Nubwo buryo tubivugamo ni indirimbo yivuga butumwa. Ahantu abantu bakunze kujya bagira ikibazo cyane ni ku cyubahiro, naho baduhimba ibintu byinshi banatubeshyera intari ipfuye twa n'isazi nzima. Aha tuva icyo cyubahiro cyawe ntakamanyu k'umutsima gusa, nubwo ugifite ari cyinshi ntakamanyu k'umutsima gusa, kizashira utangare ntakamanyu k'umutsima gusa, icyo cyubahiro urata ntakamanyu k'umutsima gusa, igiri gitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka ntawe uzagutinya, wibuke ko intari ipfuye rutwa n'isazi nzima, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Aho niho abantu benshi bakuye ibyo bavuze. Cyagize ngo bahimba ngo hari tuvuga ngo hari ifoto ngo tuba dufite ngo tukatuyitungaho urutoki, sishatse kuvuga ngo ni yande, ababivuze barabizi, kandi ni ifoto utahangara gukora ibyo. Uri umuntu ujijutse wize korali Sinayi twese twarize, irimo abantu bafite amalisansi, bafite ma niveau d'études ahambaye, dufite abapolisi muri korali, dufite abasirikare, kandi icyo gihe nanjye nari nkiriwe, dufite abantu bajutse kuri tutakora iryo kosa. Nta foto tuba dufite y'umuntu uwo ari we wese, nta n'umuntu twacyuriraga uwo ari we wese. Twavuga ku kintu bita icyubahiro. Sam, twebwe twaravuze ngo intari ipfuye irutwa n'isazi nzima, ariko Bibiliya si kwivuga. Twe twakoresha imvugo nibura nziza. Bibiliya Salomo yandika mu bwiriza aravuze ngo intari ipfuye irutwa n'imbwa nzima. Twe twanze kuvuga imbwa, tubona nk'ivugo nyandagazi, tuvuga isazi n'agakoko kaboneka cyane kuruta imbwa. Imbwa yo wajya kuyishaka, ariko isazi ntiwayishakayo irizana. Kandi isazi bana n'abantu, nubwo n'imbwa babana, ariko imbwa wumva ari imbwa nyine ivugitse nabi. Ntago ntawe twacyuriraga nk'uko abantu bibwiye, ntawe twatungaga urutoki. Twabwiraga umuntu wese ngo niba kubaha, nanjye ndubahwa, nkeneye ko nuba, harabo nubaha, hari n'abanyubaha, ariko ibuka ko mu ijuru hari Imana yo kubaha kuruta abandi bose. Wubaha Imana. Bone nize mbone igitabo kivuga ngo hakomera Imana n'abayubaha gusa. Igitabo kivuga ngo hakomera Imana n'abayubaha gusa. Twese bari kwisi twubaha Imana. Ibyayi ibyo byavuzwe boretse mbere yuko tubizaho, uburyo wahimbye ndirimbo n'uburemere yagize nyuma, n'uburyo yamenyekanye mu gihugu cyose, uri kubyandika ukimara kuyihimbi, hari uri kwigisha korali, muri kuyikora muri studio, wumvaga ko izaba indirimbo ku buryo izamenyekana cyane cyangwa izaba? Ntabwo nari mbizi ko izagira imbaraga nk'izo yagize. Ntabyo nari nzi, nayihimbye nk'indirimbo nk'izindi gusa, ntabwo imbaraga yagize hanze ntabwo natesaga ko izazigira. Ariko na n'uyu munsi iracyazifite. Na n'uyu munsi ijambo akamanyu k'umutsima riracyafite imbaraga cyane. Nayihanze nk'izindi zose, turayiga nk'izindi zose. Yewe hariho n'abantu bamwe muri korali bumvaga itameze neza. Hari umuririmbyi umwe washatse ati bese yumva itaryoshye, kubera ko buriya ndiba si byiza gucumuza akamanyu k'umutsima, irangira nta jambo Imana rivuzwemo, ntaribamo. Irangira nta jambo Yesu rivuzwemo, ntaribamo. Irangira nta jambo umwuka we wera rivuzwemo, ntariba muri ndirimbo amagambo yose. Ariko niyo ndirimbo yivuga ubutumwa rikomeye, na n'uyu munsi ikibwiriza umuntu wese avuga ati reka ntazacumuza n'akamanyu k'umutsima. Ni indirimbo abasasuma Bibiliya ntagatifu yo ari amagambo yo ivuga igisate cy'umugati. Yiravuga ngo ntabwo ari byiza kubera umuntu mu rubanza, ngo nyamara hari abacumura batyo ngo babitewe n'igisate cy'umugati. Urebe umugati wose ukungana, noneho igisate, umva Bibiliya ntagatifu yo yarabyubashye, isa n'ibiryoshye, isa n'ibigira neza, ivuga igisate cy'umugati. Ariko Bibiliya yera dufite yiravuga ngo akamanyu k'umutsima. Ariko ngo umuntu ariga n'abazakurikira iki kiganiro, bazakurikira Urugendo TV, bazafata umutsima bore akamanyu n'akantu k'amafuti
nibyo byaha bicumuzana byose babingana n'akamanyu k'umutsima ntabwo rero imbaraga yagize hanze ntago ariko nasitekerezaga nyihimba nahimbaga nk'indirimbo mbona ndi muri twembe twabura ngo reke gucumura akamanyu k'umutsima ntabwo nari nzi kuzagira ingufu zingana kuri nk'izo yagize ntabwo wari uzi ko izagira imbaraga yarazigeze kubera ubuhamya bwa uretse akamanyu k'umutsima ari izindi ndirimbo wahimbye zamenyekanye tuvuga zirahari nk'Imana ni seriye Imana ni seriye nayo ni ndimba amenyekanye cyane Imana ni seriye ikunda abaseriye kabaho ubuseriye bakabutwara ari seriye bakabushyira abaseriye nayo yaramenyekanye cyane ubuze ni kuvuga wenda izo ndirimbo kubura ndirimba muri korali Sinayi ariko nkanarimba agiye ku giti cyanjye kuko ngira album imwe igaragara uretse ko nayikoze kera nkagira n'ebyiri za audio zisagaragara ariko muri korali Sinayi harimo indirimbo nyinshi harimo ivango turarambiwe igitwenge cya Mose Gideon nibusimenye zagiye zimenyekana cyangwa usanga zifite imbaraga hanze kandi uko ari zamenyekanye ariko n'indimo z'abandi bahanzi tufite muri kora usanga nazo zizwi zadominye nuko Imana wenda yashimye gukoresha nk'akamanyu k'umutsanga imenyekane ariko kora ise ifite indirimbo nyinshi zigenda zimenyekana cyane bakazikunda kandi ugasanga zifite ivuga butumwa rifite imbaraga reka rero turebe ibyavuzwe nyuma yo kwirandirimba isohotse itangiye kumenyekana bavuga ko indirimbo ari byavuzwe nawe urabizi ndabizi n'uyu munsi biracyavuga barabivuze rwose bavuga ko indirimbo yahagaritswe barabivuze nabyo ibyo bintu urabivuga kwikitse byarabaye cyangwa ibyo bintu cyo bivugaho nta byigeze bibaho ikintu cyose bayivugaho nta kize kibaho reka wenda mvuge nko ku bintu wenda nka 2 baba baravuze cyangwa 3 icyambere bavuze ko uwayiririmbye ari majoro ngo bakaza gutanga nimba peti ntibamuha ipeti ngo agahitamo kuririmba ari nko gucyurira batamuhaye ipeti jewe mbwiye abakurikira urugendo TV bose nabamusirikare koko muri XFR bano musirikare muri RDF aho hose sinize mba ofisiye yewe sinabaye nasuze ofisiye nari kaporari sinize ndenga iryo peti ubwo icyo kivuyeho ko nta peti banyimye rero nahimbye indirimbo nk'umuhanzi nziza ndayikunda nta yindi mpamvu ndebe icya kabiri bavuze ko ngo umuntu ngo hari umuntu wamwambuye 5,000,000 kandi abanza nisegura mvuga ko uwayihimbye nige ntabwo arundi ntawe twari kumwe ntabwo twari babiri yari je nyine uyu munsi ni yakora Sinayi ni yanjye ni yundi wese gutyo ariko nari je nyine ngo bamuriye miliyoni ngo umuntu yamuriye 5,000,000 ngo none ngo arayimuhimbira hari ahandi nakuze ikiganiro nibwo iri jambo ndarivuga giye kuva nabo kwiza muri sindatunga miliyoni uretse no kunjya 5,000,000 nabo kugeza uyu munsi mbinze nsaza sindatunga miliyoni imwe ukavuze ngo bandiye 5 rero kandi ntaratunga imwe uvuga ko nabo ntago ndayitunga rwose ntago sindayitunga ubwo icyo nacyo ni ikinyoma kuko sinaba ntaratunga imwe baye barandiye 5 icyo kuvuga ngo arafunzwe nafunzwe icyo gihe navuze muri 88 nzira ibyaha byanjye nibwo nagiye muri gereza yiwacu ibyumba nambara iroza nzira ibyaha nakoraga kuva nakizwa kugeza umwanya ndaha sindafungwa kuri iyi ndirimbo nta n'urubanza rwabayeho nta interrogatoire yabayeho baramamagaye kumamagara hari n'uwari ministeri icyo gihe yaramamagaye sinshatse kuvuga uwari we hari abadepite twize guhura ahantu bari nka 6-8 turaganira simvuza bari bo hari inzego nyinshi zari zamamagaye ariko bayikubazaho mu buryo bagira ngo barebe umuntu wahimbye akamanyu k'umutsima abo bose banyakiraga neza bakanganiriza bakanyihera n'amafaranga kuko indirimbo yanjye bayikuze ati rwose twarayikunze ni nziza natwe Imana igidufasha tutacuza n'akamanyu k'umutsima uwampamagaye wese bagagira ngo ndebe gusa ngo bande icyo gihe nateye amatsiko kuruta ingagi manzi ingagi retse amatsiko nge nateye amatsiko kuruta ingagi nararebwe naratumiwe narahamagawe nagiye mu bihugu bitandukanye bibana n'u Rwanda banokanyishyura n'amatike nkagenda bishyuye n'ibiri kure ariko nta izo nzego zose za leta zabaga zinyishimiye zinkunze bagira ngo anyisuhurize bari umuntu wahimbye akamanyu k'umutsima bati rwose nibyindi bani nziza twarayikunze Imana izaguhe n'izindi nta rubanza rwigeze rubaho nta n'igisanago nta interrogatoire ntaki n'ibintu hano bahimbye babikubitaho ngaho ikibazo rero na n'uyu munsi baracyabivuga na n'uyu munsi abantu bazi ko umuntu yafunzwe hari naho nize kugira mu gitarane mu ntara y'amajyepfo ahubwo ngo nsanga bafite amakuru ko napfuye mu ntara y'amajyepfo rwose ubwo nuko hari igihe benda bigeze kukuburaho nta gihe none se Sam ubu muntu wamaze igihe kinini utabona ukeka ko yapfuye ahubwo ndi baravuga ngo umuntu utigeze ushyingura ujye umusengera nkaho ariho ari umuntu wambwiye ngo numara iminsi ari kubona umuntu w'umugabo bari mageragere azaba yarapfuye oya ibyo bintu ntabwo ari byo ashobora kuba kuki atabari mu Buganda kuki atabari Tanzania ariko atarakubwiye kuki atabari muri Amerika atarabikubwiye akabariyo ahubwo ubundi baravuga ngo umuntu utigeze ushyingura wo bireba ujye umusengera nkaho ariho
kuba rero wenda ubundi se ko nari ngiye mu giterane ubundi bari barigeze bambona ahubwo bahawe amakuru gusa ngo uwahimbye akamanyu k'umutsima yarapfuye ngiro mpasanga amakuru ko napfuye kandi ndacyariho ayo nta makuru se yagiye atangwa n'uyu musara cyatangwa ariko abazakurikira urugendo TV urujijo ruveho sinafunzwe sinakwizwe sinapfuye ndacyariho hari impact cyangwa ikintu kibi byakugezeho gutanga amakuru y'ibihuha ku ndirimbo wari wasohoye mbona nta impact byangizeho ntacyo kuko nakomeje umurimo korali Sinayi bagira kuri indirimbo mu biterane mu makonseri mu masitade mu bya gisirikare mu makaminuza bavuga natwe turirimba nta ngaruka byangizeho. Hari icyo hari amarembo yagufunguriye hari icyo yakuye ahubwo amarembo arafunguye ahubwo kuko iyi ndirimbo mu bintu byatumye sinzi uko nabyita ariko ngo bigire imvugo nziza ya gikristo byatumye mbese wenda buze uko nabyita gusa akamanyu k'umutsima indirimbo nzamuye yagize ahingeza kandi na n'uyu munsi ko nubu itangazamakuru kugira ngo baguhamagare akamanyu k'umutsima uyu munsi niyo bambazaho cyane ahubwo wagira ngo niyo ngira yonyine kandi mfite indirimbo nyinshi ariko umunyamakuru se tuvuganye abashaka ko tuganira ku akamanyu k'umutsima kandi ni byiza kuko kugira ngo wenda harabakurikira igitangazamakuru kiriya abandi kiriya ubu hari urabona hano bane n'ubwa mbere mbonye nubwo nyamara nagana ibitangazamakuru byinshi ariko hano hari urabona ari ubwa mbere nibura amenye ko ayo makuru atanzwe atariyo. Reka turebe ubuzima bwawe bwa nyuma bumuvuga butumwa reka tureke kureba wenda ubwa nyuma ko n'ubundi uracyari nanjye vuga ubwa nyuma ya korari uracyayirimo n'ubundi uracyari mu murimo w'Imana ubuzima bwawe bumeze ute nk'ubw'umukozi w'Imana n'ubundi ubuzima bwanjye bumeze neza nta kibazo urumva nagwe ko nasezera mu gisirikare muri 2001 kuva icyo gihe kugeza umunsi ndacyari umukristo mu itorero rya DPR ndacyari umuririmbyi muri korali Sinayi ubuzima bwanjye bumeze neza nk'ubw'abandi bantu bose Imana iradufasha Imana iradutunga gusa ibintu byose byakumwe mu nkokora na COVID-19 ngo nta bintu bitagenze gake ari ibiterane twakundaga gukora kenshi nta bikibaho nibibaye usanga bisaba kondisiyo zimwe na zimwe umuntu ntanazishobore ivuga ubutumwa ryabagaho ntabwo rigikunze kubaho bari byinshi bidakorwa ariko ubuzima bwanjye nta kibazo meze neza Imana iramfasha agenda intunga nta kibazo navanguza bwanjye hari ingorane bwaba muri cyangwa se ikintu cyari cyo cyose ubuzima bwanjye bumeze neza nk'abandi bavuga ubutumwa bose mbona nta kibazo noneho tugaruke ku bikomere ndi kubona ku nkovu turahera ku yo ku kuboko nabwiye turaza kuzivuga ibintu byinshi ushaka kubimenya ibintu rero byishinze ni inkovu z'imiringa niko navuga iyo ku kuboko wenda imbazi yo ku mutwe wenda iyo ku kuboko byose urumva nawe ntiwaba umusirikare muri biriya bihe bibiri nakubwiye ngo uvemo ubuze akamenyezi wewe barahari batafite inkovu nk'izi ariko biragoye iyo niyo mu rugamba niho yaturutse ndumva ubwo ntayivuga iyo mu mutwe yo mpita mbyumva yo ku kuboko rwose niyo mpamvu navuze tuyivugaho bikeya iyo niyo mu rugamba rwa gisirikare hanyuma iyo mu mutwe wenda niyo navugaho ngatindaho kuko nyigize vuba wenda cyanapfutse ariko ntekiza ko biri gukira iyi ni wenda nshyashya niyo buhamya bushyashya nagize impanuka ngira impanuka ya moto mutirangonga hanyuma ndabyimba hano mu gahanga mu maso ariko ndabivuza birakira nyuma rero nza gutungurwa no kurwara umutwe ukomeye kuko hagati y'impanuka no kubagwa mu mutwe hacima amezi 2 hanyuma nza gutungurwa kujya ndwara umutwe uhoraho ngarwara nk'ibivuza ariko nza kuzagira CHIK sikaneri garagaza ko burya nkuri impanuka naviriye imbere buryo babonye ngo amaraso hari ngo ashaka kubyiga ubwonko baza kumbaga mu mutwe ariko biri gukira inkovu mu mutwe nicyo cyayiteye ariko nabyo biri gukira kumva Imana nkwiye kwiseta nawe mboneye kuyishima kubaga mu mutwe ntugire izindi ngaruka nabyo nubuhamya ariko biri gukira Imana ihabwe icyubahiro cyane iyo ufite umudamu n'abana mfite umudamu n'abana batanu ndumva batanu n'abahungu 3 n'abakobwa 2 imfura yawe ni imfura yanjye n'umukobwa imyaka ni mukuru afite imyaka 26 imfura yanjye ifite imyaka 26 mu bana 5 mbara harimo n'uwo aherutse kubyara nawe bwo nawe arimo muri 5 mbara kuko yabyaye nawe n'uwanjye kuko ari yavukiye kuri njyewe munzi wanjye nawe n'uwanjye ni muri ba 5 mbara n'uwo ngurwo n'urwo ruhinja rw'amezi 5 dufite narwo rurimo
nta muntu uragukurikiza mu nzira y'ubuhanzi. Mfite umwana ubu afite n'itorero atoza ku ishuri aho yiga kubyina bino bya Kinyarwanda. Yego. Umwana wanjye w'umukobwa wa gatatu ahantu hari n'ejo navuganye nawe rwose mubaza uko bimeze, arambwira ko afite itorero awe akunda kubyina ari kuva ko yankurikije. N'umwe hari n'igihe mu ishuri yaririmbye indirimbo yanjye arambwira ko ari we yaririmbye. Urumva ko arimo arankurikiza. Okay. Aho ni byiza cyane, aho ni byiza cyane. Reka gushimira, urabisobanuye cyane. Amatsiko abantu bari bafite, abantu bari kureba iki kiganiro bari bafite amatsiko y'umuntu waririmbye akamanyu k'umutsima, babivuga byinshi n'amagambo menshi abantu bavuga ku wayihimbye. Wajya ubisobanura, ariko nanone hari abantu bakurikira urugendo online TV batari bazi amakuru afatika, niyo mpamvu twaguhamagaye. Ubwo ndagushimiye. Ariko hari abantu mwabanye kera, mwasenganye kera, bari mu Rwanda, bari hanze, ushaka kubabwira nimero yawe. Murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye urugendo TV mwakoze ku kiganiro cyiza dukoranye. Abagiraga urwo rujijo namumvisha amakuru atari yo kubahimbye akamanyu k'umutsima, baramwiboneye ni jewe, nta wamfunze, nabisobanuye bihagije, nta wankubise, nta no nacyuriraga, kuko Bibiliya ntabwo ari incyuro. Ijambo riri muri ndirimbo ryose mwibuke ko ryanditse muri Bibiliya. Ubwo rero mbaye naracyuriraga abantu, Bibiliya niyo yaba ari incyuro kuko niyo naririmbye. Ibi byo amandi makuru muzumva hose bakurikira urugendo TV uzamenye ko ari ukubeshya, nta byabaye. Hanyuma rero inshuti zanjye, inshuti z'urugendo online, twabanye twasenga cyangwa n'undi wese akumva hari igitekerezo yampa, hari inama se yangira, hari inkunga yantera, yari yose burya inkunga zikenewe ni nyinshi, n'inkunga y'ubushobozi nayo ibikenewe cyane cyane mu bihe nk'ibi, nabyo ni byiza. Nimero yagero ni 07 88 89 13 28 07 88 89 13 28. Ibana umuvugisha, ntegereje inama zanyu n'inkunga zanyu byose. Murakoze cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.